kuri cryptocurrency nkuko bigambe kuri CBDC nkuko uvuze nabisobanuye sinzi kimenye ushobora kimenye niba hari ushinzwe kwikurikirana ushobora gutanga ibyimbitse wenda ibyo byose byo nasobanura mu nteko barabyumvise ubwo ushobora kongeraho kugira ngo usobanure. Mwakoze gavana ngira ngo CBDC turi mu nyigo iri mu nyigo buri hari ibyo ukeneye kumenya akamaro ka CBDC kuko ntabwo ushaka gushyiraho ikintu utari wamenye neza akamaro kacyo umenye risks zacyo umenye n'uburyo bikoramo. So navuga yuko turi hamwe n'ibindi bihugu bigera muri 80 na bingahe kwiga imikoreshereze y'iri faranga bikozwe mu ikoranabuhanga. Ubwo rero iri mu nyigo ntabwo wavuga ibizava mu nyigo. Twatangiye inyigo ariko noneho tugiye muri faze yindi. Mu nyigo twakoze ya mbere tugaragaje yuko hari akamaro CBDC yatumarira, ariko ubwo noneho tugiye muri faze yindi yo gukorana na technology companies, ibigo by'ikoranabuhanga, kumenya noneho icyo bita experimentation mu cyongereza, kumenya noneho uburyo iryo faranga uburyo rikoramo, uburyo rikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse n'akamaro ryatumarira. Ubwo rero ibizava mu nyigo ngira ngo muzabimenyeshwa, ngira ngo twihaye igihe cyo kugeza mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha kuba twarangiza iyo faze ya proof of concept, ngira ngo tuzakomeza tubigezeho abanyarwanda namwe mudufashijemo mu kubabwira ibyavuye muri iyo nyigo. So ntabwo yuko turi mu nyigo kandi navuga yuko tutari twashyiraho itariki yo kwishinga CBDC. Ngira ngo nabonye mu binyamakuru bimwe bavuga bati Beneri yavuze ko izashyira iryo faranga kuri iyi tariki. Ibyo ntabwo tugiye tubivuga, turi mu nyigo. Inyigo hari n'igihe kugaragariza bati wakwiha imyaka 5 wakwiha imyaka 10. Ubwo rero nta tariki twari twashyiraho. Ikindi cya kabiri, CBDC itandukanye na cryptocurrency, ngira ngo abantu bajya babyitiranya. CBDC ni ifaranga rya central bank, cryptocurrency ni ifaranga ry'abantu bishyiriyeho. So nibyo nasobanura murakoze gavana. Ngira ngo yabaje ngo Trump washigikiye cryptocurrency bivuze iki na mbere yuko bivuga twari twatangiye twebwe hano mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga bitangira cryptocurrency reka mvuga ko twese twarayirwanyije kwabonaga ari ibintu bidasobanutse birimo speculation nyinshi abantu babihomberamo cyane, ariko byaje kuba ngombwa yuko ibihugu byiga ukuntu byayigenzura kuko nubwo twabyangaga nubwo twagiraga abantu inama kutabijyamo n'ubundi baranga bakabijyamo bakabihomberamo. So ku rwego rero mpuzamahanga hari ikigo gifasha ku rwego mpuzamahanga gushyiraho za politiki zikurikirana uko stability y'urwego rw'imari. Mujya mu bintu bya bazo ya mbere, bazo ya kabiri iki. So tamaze igihe hari ibiganiro kureba ukuntu izi crypto assets nabyo wenda bisobanuke, ntabwo ari cryptocurrency kuko ntabwo ari amafaranga akoresha kwishyura cyangwa se guhahirana, ariko ibirimo bikorwa no kureba ngo abantu bashaka kugira ishoramari muri izi crypto assets amategeko yabigenga ameze ati. Nkuko nabivuze ejo bundi mu nteko twatangiye n'ubundi dukorana n'ikigo cya Capital Markets kwiga uko twashyiraho amabwiriza n'amategeko agenga ishoramari muri crypto assets. So ibyo rero turimo turabikora mu gihembwe cy'umwaka utaha cyangwa se kamvuga mu gice cya mbere cy'umwaka utaha twagombye kuba tumaze kubona draft tukizera yuko umwaka utaha uzajya kurangira twamaze gushyiraho amategeko n'amabwiriza agenga ishoramari muri crypto assets. Ntabwo aragenga currency ukuntu yakoreshwa kwishyura hano na hariya, ariko ushaka gushora imari muri crypto assets icyo gihe tuzatwashyizeho amabwiriza abigenga.